izina muri Kristo turabatsinze. Niyo mpamvu manaje gukoza Satani isoni. Abitera umurikirana mutatanganye no mikoro yakumirwa. Yarabwiye ngo rwose gerageza mama Fabrice. Bana baragukeneye, umugabo baragukeneye. Hari ibihe utemerewe mu mikrofone kuko ni mikrofone ubwayo ntabwo ari nziza mu bijyanye n'ibihaha. Ariko ndikumva afite imbaraga zo kuvuga Yesu neza. Murashyigikiye. Murashyigikiye n'amahanga kuvuga Yesu neza. Kuko afite impamvu yo kumuvuga ameze gutya. Mu gihe wewe wakabonye ko uri muri bomboni ngewe ndi hano hantu. Imana ishimwe cyane. Reka mvuge gato kugakiza gaturuka ku Mana. Haleluya. Kandi mvuge gato ku byo agakiza kamarira umuntu yamaze kwinjira. Ndibutse ko agakiza gataje kudukiza ibyaha gusa. Ntabwo umwana yatubatuye ibyaha gusa, ahubwo hari n'amateka yahashize yatubatuye. Ubu hano Kabarore hari amateka yazanye Imana kuyabatura. Mwigirize ngo amen. Mu rugo rwawe nuko udasamba, nuko utari indaya, nuko utari umwicanyi, nuko utari umuwarumogi, ariko ukeneye kubaturwa n'Imana. Mushumba wambanjirije yavuze ngo icyazanye Yesu ngo yazanye mwe no gutangaza umwaka w'imbabazi. Hano hari abantu baba bumviye imikora iri kugera ngo bakomere Imana amashyi ko bageze mu mwaka w'imbabazi. Mwamenye ko bageze mu mwaka w'imbabazi z'Imana. Mwamenye ko turi kurangiza umwaka w'imbabazi z'Imana. Mwamenye ko turi kwinjira mu yindi myaka y'imbabazi z'Imana. Kandi izo mbabazi z'Imana reka babwire agaciro kazo. Ntabwo zigarukira kuri wowe gusa. Muri icyo gisekuru winjiyemo muri izo mbabazi zikomereza no kuba mukomokaho. Mwigirize ngo amen. Kuba wicaye ahangaha gusa, kuba uri kumva iyi mikoro iri kugenda, nushaka uri kogosha muri salon de coiffure, niba shaka bari kukogosha ariko bakogosha vuga ati nanjye izo mbabazi zingere ku Uwiteka we. Birahagije. Nushaka uri muri farumasi y'ubucuruzi, dore abamotari bicaye ku byuma byabo, ni ukuri mubone bakiriya kugira ngo bire Imana ngo imbabazi zawe zituboneke. Iyo imbabazi zabaye ku muntu biremera kugira ngo biremere. Hari ikirere urimo abandi batabamo, hari amakuru umenya abandi batazi, hari imbaraga ugendana nazo abandi badafite, hari ubutsinzi ugendana nabwo. Mwigirize ngo amen. Ni ukuri kose ntabwo ibyo tuva byuzuye imiceri bihagije. Hari n'ibindi biri mu mbabazi z'Imana zihishanywe nawe. Wagicaramo ariko abadayimoni bakajya barabahatogera, ariko nuhatonde ukavanga imbabazi z'Imana zitwikirira iduka, Imana izagenda igukiza ibyago bitandatu ndetse bigiye. Mwikirize ngo amen. Muri uwo mutaka wicaye muri gucuruza miti, imbabazi z'Imana zibane nawe. Mushumba yatunganije Imana imumugisha. We yaje gutangaza umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Ko yuko afite intimba n'uduhinda byose nibyo byazanye Yesu. Yesu niwe waje kutwambika umwambaro turantibare muri twebwe imbere, hanyuma tibare itakomaho uduhinda tw'iyisi. Biraza bigakubita bigenda bipastinga bigacomoka, kuko hari icyo tugenda nacyo mu twebwe. Haleluya. Ntabwo turaje kubyambaraho bazi. None se utabyambaraho bazi urabigenza gute? Istresure. Naje kubabwira ko istresure. Cyangwa ngo ugende wistresure biga ngo nta mbaraga mufite. Ibirayi cyangwa komani ntabwo ari impamvu yo kwiyahura. Yonga igare yuzuye antipare ubwira Imana ati sengana nabonye cyangwa ijana. Nagushimira kujya kuyabyaza umusaruro. Ubundi inzobe yake bajya bakoze ariko wicara ku igare cyangwa ukora mu biro. Ati kuko Umwami Imana azanabara byinshi cyane. Istresura urumva ukipepeza. Batakupepeza ukipepeza. Batagusa tukajya wikirigita ugaseka. Isi n'ibiki mwana nukuri yakuntu twirwana. Hanze byanze urumva. Kandi ntabwo byatinya abaviye n'abakecuru. Abana batoya ho byagezeho birakara. Abagore bakiri bato nkatweho bari kugenda bipfukisha. Ariko kuko Umwami Imana azadutabara. Haleluya. Haleluya. Iki gituma nta kintu ntabwo turebana. Kuko amakuba arangiye, twebwe ntabwo amakuba ararangira. Turabizi ko turi kurasana n'umwanzi, ariwe mwanzi w'abantu. Ariko Kristo umutsinda turi kumwe. Mwigirize ngo turi kumwe. Ari kumwe na Kristo. Haleluya. Yesaya ageze muri iki gice cya 55 yiyumvamo amavuta yo guhanura umwaka w'imbabazi. Yiyumvamo guhanura agakiza, kandi abona abantu ikintu bakeneye cyane ni agakiza. Kimwe mu ntwaro, kimwe mu bintu wagendana ukagenda udakozwe n'isoni mu bukene bwawe cyangwa ubukire bwawe. Ni indwara yitwa agakiza. Agakiza ni igishoro. Mwakugiza ngo amen. Agakiza ni igishoro. Amen. Iyo umuntu agendana agakiza bakaza, igihugu kimufite kirahiriwe. Igihugu gifite abantu bakijijwe kirahiriwe. Akarere gafite abantu bari buze kwakira Yesu
karahiriwe murenge bafite tumeze neza kubona abaturage bangana gutya abamama babikenyereye abagabo babyambari mwicaye mwumva ikibana ivugana nawe nta mwaka uzafata imiryango yanyu mu izina rya Yesu hariho gukira umwaka yaravuze ngo hariho mana mvuganira nawe hariho mana abantu baje kuvugana n'Imana haleluya nagize kugisha mama arahaba ngo namwe mureho bahamagaritse ntabwo ibyo ari amashuri abikora cyane ko nagize ngo gatatu inyuguti n'umubare biracomoka njye natangiye kunyura urumogi mfite imyaka 9 niho nananiye ababyeyi maze icyemezo cyo kugana umuhanda nk'uko umuyobozi watubwiye uhagarariye akarere yatubwiye hari ukuntu usanga umuryango ubaye ugahitamo gucomoka ukigendera ugasiga Vietnameri baba baribuhuje udahari burya hari ukuntu muhura abana badahari babona byanze bagahita bacomoka iyi mihanda abana barebye babona bihuje badahari nagize icyago cyo kuvukira mu muryango w'amakimbirane ndi kuvuga ku mbaraga z'agakiza gaturuka ku Mana agakiza gafata umwana umubyeyi katamufashe agakiza gafata umugabo umugore katamufashe agakiza gafata umuntu uhuye ashaka kwicara akambara kositimu usuye akambara kositimu aya matara bigaragara ko mu myitondero hano hari umugambi w'Imana wikize ngo amena hano Kristeno umugambi w'Imana umuntu rero ngo mucire hiteka nashaka bateka nijoro nagendanize muri ino nzira mu masaha 4 saa 5 saa 6 narindi muri iyi mihanda abona babona baba bahitamo ngo bahoze bavuga barimo bafite uducupa twatinere n'udufuka tw'amakari agiye mpura nabo ngari vipi semana muri komere byaratubabaye agiye mpura nabo hariya nakeneye mugenzi wanjye dore ko ino musize mu bitanda nabandi ntabwo nemerewe kuryama muri kabaro no muri mugari amucomoka bigende hano hose ndahacakaza ndareba hari amapembe arateretse amaso byayobeye abagabo bararyamye abana baraje imirimo ariko gasozi zabuze icyo nabonye hano nuko ibicuruzwa birahari ariko abaguzi ni bake Imana ishimwe abaguzi ari bake indaya zirahari ariko abagabo bariryamye ateretse amaso bagatereka ibiciro byarahanutse ashimira Yesu wamamagaye ibiciro bitaramanuka bariseriza bakagaruka byabumiyeho mu ijoro umuyaga warisha abagabo barajya ubu tugira ngo ndabajyanisha mu izina naraye mbirukanira abagabo baryamye ubu naraye nsinziriza abagabo naje ariko muri inshuti zanjye nuko akazi gukora karavunanye niba hari akazi gakomeye kabaho kavunanye kandi gasuzuguritse ni akazi ko gukora uburaya niko kazi gahagarariye utuzituni gakurikirwa n'ak'uburozi ariko akabi ka mbere ni ukubina uzi kubera utitira ku muhanda nta muguzi nawe mwavuganye ngo muhurire imihanda nararukanye wabona umugabo ukarerembe ugahenga bikagwa hano byanze rwose akamahumurize babwire ngo byanze Yesu yafashe itsinzi kuko Yesu yafashe itsinzi fire agakiza k'ubuntu gaturuka ku gihembe ku Mana yaremye umuntu ikakurema muri iyo forume ikakurema uko kuntu uri ntabwo uri umutungo w'abadayimoni twaje kukurwanira na Satani kandi turagutsindira namaze kumenya amavuta abantu b'Imana bagendana nayo nayo gufata mbere tukagomorera Kristo tugafata icyishyirazo byose kurwanya Imana tukabikubita hasi twaje gukubita hasi imbaraga z'uburaya zikorerwa muri gatsibo tujye tuba aba mbere muri ubwo buraya twabaye aba mbere mu gushyingira abakobwa benshi umuntu umunyagatsibo rero kumushyira mu nzu ngo nitaje ni nko kurambagiza mu kiderenge iwacu reba wanditse kwitasi ko ngo n'umugeni azaturuka mu kiderenge twagize amahirwe duhura na Yesu uwo Yesu we twaje gutangariza agatsibo niba nanjye narahavuye nkambara impeta nawe ntegekeye kuri iki kirere mu izina rya Yesu abanyagatsibo tubashyingire mu izina rya Yesu kuko inyota ihari irakabije
yera bivuze ngo nageze kuri Yesu niho byemeye. Nashakiye mu mashuri nize biranga, shakira mu buranga bwiza, nari umunyaburanga ntubone shaje, naracuruza, ndi umwe mu bakobwa bacuruje amafaranga menshi. Bagabo ndabazi, ariko byaranze, byageze gute? Biranga, uzunguza isura ikangirika. Ariko uraremba ukagira ngo bakajya bakora ukanure. Yesu yabyibaze muri ubu ukanure. Umugati wajya kujya barana barerembura, Yesu abakanurisha urabona mugemera bunini igikuba. Hari imbaraga zahataga zizwi za Mwuka Wera zishinzwe gushimuta abo bantu Satani yajyanyeho umunyago. Yesu akabigomora mu ishyizwe ngo amena. Yes! Ubutumwa bwiza bwa Yesu cyabuzanye ku isi ni ukugira ngo bukore imirimo igaragara. Twaba turi gutera waraza dukeneye impinduka. Umwaka utanga iki gihe tuzabe dufite impinduka, tuzabe dufite abatangabuhamya bakirijwe hano bavuga ngo Yesu yaradufasha na dukomeza, yaratubatuye turabatuye. Twabona tumeze yewe ndi gucomoka nsaza, ndashaka barumuna banjye ndi gutoza bari kugenda babivamo. Biyemeje kuvuga ngo Yesu yaranduhuye. Uyu munsi nanjye benshi baruga mu bwari. Twabona zimeze cyane. Ubutumwa bwiza twahawe ni ngo bushire ubwoba tugashyira amanga mu izina rya Yesu. Kuko twakira ibintu bitaturutse ku babyeyi, twakira ibintu byaturutse ku Mana Data. Mwikirize ngo amen. Ni agakiza kakijije. Ese ubundi umuntu akira ryari? Umuntu akira arwaye, kandi kurwara bigira amase. Hari indembe, hari n'indembe cyane, harimo n'abamaze gupfa. Uziko n'abapfuye Yesu ajya bareba. Nanjye nari narapfuye ubwo baseka, ariko Yesu kuko amara inyota yamaze inyota. Niyo mpamvu atangaza itangazo Yesaya haba ngo yemwe abafite inyota mwe nimuze. Iyo udafite ifeza wena mwahibeshye winjire mu kabari k'abandi, ibeshye papa, ibeshye mama, ibeshye urubyiruko, winjire mu kabari k'abandi ugende uvuge ngo Yesu arishyura cyangwa iwacu bazishyura. Barakumena itara n'ijisho. Kwinjira mu kabari k'abandi gari iki? Ikofi. Ariko kwa Yesu kuhinjira ngo ni ubuntu, agakiza tuhahererwa ni ubuntu, imitungo tuhakira ni ubuntu. Mwikirize ngo amen. Mwikirize ngo amen. Mwikirize ngo amen. Agakiza ku Mana gaturuka hehe? Ubuntu bw'Imana Data. N'udafite ifeza nawe nazi. Kandi yemwe ni iki gituma mu buryo buryo bitari bya nyakuri? Ninde wababwiye ko indayi muhigishimo by'umunsi wose niyo wakwirwana nawe? Cyo bitaga amaturu twakorerwaga. Ituribira hagije kugira umugabo yamaze kukubwira ngo wa mukobwa kujya nuko kwita sheri ishusho ariko yaraguhazi. Uri puperi bamenamo imyanda. Genda gukizwa nafashe umwanzuro wo kutaba puperi z'abagabo. Kuko umugabo ananirwanwa n'umugore we akamusiga mu gitanda yari ibyishimo bye, akaza kutagira ibyishimo by'umunsi hejuru ya seni za hirya y'igihumbi cye, akamena n'imyanda. Bakakumena n'imyanda ungana gutyo, imyanda ingana gutyo. Bamaze kumenwa n'imyanda n'abagabo utazi mubari baguhagiraho bakishimiraho. Niwe baza gushaka ibyishimo by'umunsi umwe. Ntutekereze ko abataje indaya bose babatunze bakabashyira mu rugo. Guhetse abantu batazwi base kandi base bahari, kuko ibyishimo by'umunsi umwe by'umugabo ukwiye gufata umwanzuro ukavuga ngo nanjye ndabyanze. Akagahato k'abadayimoni gazamuye izina. Niyo mpamvu Yesu yitegereje ngo ni ukuri. Uwumva ijambo ryanjye ry'ukuri, uwo nguwo niryo rizamubatura. Mwikirize ngo amen. Haleluya. Ngo uwo mwana n'ababatura nzamubatuye rwose. Kandi ntabwo yivuze mu izina ngo nge Yesu yavuze ngo uwo mwana, kandi abasigamo impaka. Ariko umwana iyo yabonetse n'umubyeyi abahari. Nta hantu umwana aboneka umubyeyi atagize gute? Atabonetse. Yesaya hari ubuhanuzi bukomeye, arabaza ati ni iki gituma mukorera ibidahaza? Ni iki? Mu minsi yambabaje ya mama Fabrice babazwa n'ubuto bwanjye. Ndavuga ubuhamya nibyo, isi yose munyita umusitari, ni byiza, ndazwi cyane, ni ukuri Imana ibaha umugisha. Hari na serivisi zanjye ziri kunyorohera kubera ubuhamya, ni byiza, ariko mbabazwa nuko aribwo buhamya mfite. Kuki ntari kugira ubundi butabura? Ubu tukugira intwari, nababwiye ko nta ntwari munyabyaha ibaho. Njyewe uyu mureba mukunda mwumva mfite ibikomere cyangwa nanyuze, jya nicara ntabwo iyo mbimenya sinyure hariya hantu uzicuza. Hano cyafite amahirwe yo kudatindayo. Amen. Ninde ntwari munyabyaha? Nakagombye kuba ndi kuvuga ubutumwa mfite ipombo, mfite umwuka. Akangaka
akoresha mu minsi 3 kaba gashizemo ayo mafaranga ntabwo akagira umuryango wanjye mubara mugere muri farumasi mukabaza uko kavura aka kanya nze banyandikiye 45 mu minsi 3 ubundi muyabare mu kwezi ayo mafaranga yagakoze ibindi bintu satani yaratutse ndumwana agereka ko yari bikomere by'ababyeyi nashakanye n'ahari ubundi bana rukirwa muri hano mama na papa barihuje udahari nubona byanze reka gutuba kujya mu mihanda ahubwo tuba kujya mu nzima nakugura n'ubwandu bw'Imana nahura n'ikimana guteganyiriza ababyeyi batandukanye yoza kumenya amahirwe hitamo nahisemo nkayahitamo ndi umwana ubu bageze kuri hashoboka ariko mfite aho ninjiye kubera guhitamo nawe bisemo nawe uricuza ubaho wicuza umusore arishimye umusore ntabwo ari mwiza se muremure aganiriye guhagarara twinjya afite zamumenye ntiyahagarara mu byemere wowe nturi wantu ujya ngo naratanga akambakamba se bandi dutabare dukomeze turebe duseke twishime hari ibintu tutaseka yababaye narababaye ariko Kristo ndamushimiye ko ajya aca muri ubwo buzima akaba ibyishimo bikwiranye n'ubu n'agakiza gaturuka ku Mana ariko nitwagasetse imbere y'abantu ibintu akabivuze mboroga ndira ndizwa n'ababiri bakandi ubuhamya none bari kubifata nk'urwenya ubu hari abaje kumva mu mafabrice mwabone kuri YouTube yikumva iyo ndayi Imana ifitemo mesaje yawe n'iyabagukomokaho kuko Imana ntiyakora ikosa ryo kuvuga ibintu mu giterane n'iki n'iki idafite impamvu y'ubugingo bwa benshi Oh, hallelujah! Hallelujah! Amina! Hallelujah! Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ushima Imana kutaba gukora umurimo. Imana gucometse mu mavuta yo gukora umurimo. Nawe bakabona kuri bigaragaro uri guhagaza abakozi b'Imana. Ariko watanze iki? Nagakiza kubura kubakunga. Haleluya. Vuga ngo amen. Nagize ibyago bikomeye. Ndikubwira abanyarwanda n'abandi bo hirya no hino mu bihugu. Abantu bafite ibyago bikomeye byo kurwabyarwa n'umugore umeze nkawe. Abana bafite ibyago byo kubyarwa n'umugabo umeze nkawe. Abana bagukomokaho reba igisekuru cyawe cy'ejo hazaza uko kizaba kimeze. Nagize ibyago byo kugira papa w'umusinzi. Papa ananira mama mu buryo bwo gusinda, mama arebye ngabona n'ahandi hantu yahungira uretse mu kigo nderabuzima cyitwa icya Kristo. Wahungira mu mudugudu munini w'agakiza. Haleluya. Kristo bigize ngo amen. Mama ahungiramo niyo mahirwe mu ndebana. Mama ngo aragenda yakiriye Yesu ngabona umugabo yashakanye nawe ibyo yaramukenewe nabihana wa mugore ntabwo ari wa mbere ushatse umugabo ugasa nta gitenge agura ntabwo abagabo bose bagura ibitenge hari amaniga gushyira mu mbago ubundi ukabidushya ukabanya kagore ntabwo abagabo bose baha akawunga ntabwo abagabo bose bubahiriza inshingano mu gihe usanze bimeze gutyo hari icyo wakora ntacyo washobora gukora Kristo atari kumwe nawe niwe muyobozi muri izo ngorane usanze utazi ko uzasanga niyo niga mwihuje niguseze kugira ngo ishusho urihoho nongeze mu rwubaye nyirashyano njya nabwiye umugabo ngo ni kumeza gutwara kamwe ati katwara imbeba mu menyo abagabo baragwira navuga ngo sheri ngo gashirira neza amaniga maniga arahambaye n'abakobwa mwe muri kwishingira ngo nta kibazo muri kwishingura muzagerayo murire urugo ni nka keza urugo ni nka kera mu rubi icyo kintu uri kwiha barakugaragara bakukanda ntibahanze gake kandi babayindusha nimundeba ahangaha narahuwe na Yesu cyose ni ubusa gusa Yesu uri kugusha iyo myaka azakubwira ko naho muziranye wamaze kugira imbere hano muziranye ubu ngubu muntu ni iki papa nanira mama nabivuze nijoro tambicamo gatoya kubwaba haje uyu munsi arimo weza unagereje ubuzima fata icyemezo nabandi iyi migeri ya papa na mama kuturaza hanze kwe kurya ubusa tukarya ubusa tukarara habi tukambara imyenda y'abaturanyi bayitukuramo mu muhanda hari ukubabara no kupapayika ndapapayika umuraka fata umwanzuro wo kuzica papa jya kunywa urumogi imyaka 9 11 12 ninjira umuhanda ngeze mu muhanda asanga indaya sinagiteguye perezida wazahita akabatanura kuba perezida kuko nari ikihe nanywera urumogi rwinshi imyaka 12 nawaga amaburi 10 kandi arimo n'imbuto urumogi amaburi 10
hakuyemo imbuto nari amaso yari ya rubanda habe niciwe nsirangiza kandi yagize vi kandi abikora nteganya ko mu kanya ndapfa nta kubaho mfite hajya wawise iki yakoraga 15 n'umusika 85 kirama gatege satani arandokirita arafatisha nta myaka atinya nyambivuga 13 mbanarwaye ibyuririzi by'abaganga n'abandi bantu batandukanye b'abagabo ibyuririzi biranzahazanya sehashi bashyize mu byuma basanga nararangiye babwira mama bati dore ngifoto umwana wawe udakomeza uyu ntiyazabyara uyu ntacyamuvamo ariko ibitari kuvamo natwe Yesu yatuvanye mu bifata mama fata ifoto ayijyana imbere y'Imana abwira Imana ngo uyu mwana ajya kunanira wari uhari ukaba waravuganye nanjye ko ari umumaro wabwiye ko umugabo ntacyo nzamubona ariko abana ariko abaguranye n'Imana bari hano tugendana Imana cyangwa ry'Imana rihindura ibihe rihindura inzira rihindura imitekerereze cyangwa ry'Imana ni bombe ibasha guturiza aho umuntu ageze byakora cyangwa ry'Imana magaza avuga ijambo mama ngo yagiye gusengera papa bajya kumusengera imbere y'Imana barayibwira ngo mama ngo nanjye uyu mugabo ntiyarwaza isakoshi uyu mugabo ni wamuhaga kizana ngo nizo ziruhuka ngo fata ibi arasenga Imana ibona agiye gutaganga babwira ngo abagabo bose bazakizwa ngo bazatoro twaje amashakoshi uzayitwaza paka mu rugo agendera hariya nawe ugendera nibaza niba ari umugabo mwashakanye cyangwa harimo disazinganije nuko byasanzwe nuko byagenze mama ngo yajyaga gusenga akabona abagore batwazanije amashakoshi n'abagabo bakabona guterana kwera kw'abana b'Imana n'abagabo babo bakabona ni sawa ngo arabirira Imana iramuzanira ngo ati mwana wanjye bose najya kumubwira iby'urugo rwawe Imana ikwiye kugukura mu ruhabangabo iyo kwegera Imana ikakubwira amakuru y'iki by'urwana nabyo Imana iramubwira ngo mwana wanjye uriya mugabo washakanye nawe ni ishuri ry'ubuzima uriya ni isomo ari abagabo b'amasomo ni ishuri winjiyemo Imana iramubwira ngo uriya nta gitenge kimurimo uriya nta kawunga uriya nta nzirimo nta kintu kimwe zizakumarira uretse kukubabaza akaba umusinzi ukataramwamo igitaramo ariko Imana iramubwira ngo abana mubyarana nawe mwikirize ngo amen Imana n'igiti kuza ahantu hose hari Imana igusiganije hawe Imana iramubwira ngo muri abo bana mubyarana nawe nzabahindura umugisha ku isi nzabanyuzamo umugisha wawe bazakubera ibyishimo hano imbere bazagutsindagiza mu masaziro bazakwibagiza umuruho haleluya Imana aravuga ati rero niba ariho umugisha w'Imana ugiye kubabyara niyo mpamvu yatugiye turi igenda yabaga twita heze paswadi ari Imana yavuze gusa niho cyakira umugisha abamubona abaturage bakamenya twita heze n'agataro ku mutwe batariko mukajoni yarasaze ntabwo yasaze afite umubare w'ibanga we n'Imana buri wese akwiye gutinda ku mubare w'ibanga n'Imana kandi si ngombwa ko abantu bawemere wowe ufite icyo wavuganye n'Imana niba uticaranye paswadi yawe n'Imana uranegekaye niyo mpamvu mama yatugiye turi icyenda mu burushyi mu butindi bwe mu bukene bukabije yikorera gatandatu higira arayiga Imana imuhira ariko ndashima Imana igihira n'ibiganza by'abagore abagabo bananiranye Imana igahira ibiganza by'abagore mwayimere cyubahiro abagore bananiranye Imana igahira ibiganza by'abagabo mwayimere cyubahiro ababyeyi by'abana Imana igahira ibiganza by'abana batareze bagateza imbere umuryango wa mwana ntuzihorere uzakora icyo Imana igutegetse uzaba bitura ibyo batagukoreye uwahuze n'ibyo bataguhaye umuryango wanjye mama arababara ariko Imana imunyuramo yubaka akazu k'icyumba na salo agura akabanza yubaka inzu y'icyumba na salo haciyeho iminsi mikeya aba dutangije amashuri ku Muhima ubuzima buranga inzu y'icyumba na salo yomeye kandi kumva bukeye twatwumva umugore w'umunyabwenge yubaka urugo ariko upfa kugarusera mama yabaye umugore w'ubwenge nyamwigire ni byinshi afata twatwumva tubiri ashyiramo urupangari afunga hagati asigana na salo gusa urashaka kumera nko kwa runaka ushaka kumera nka nyina runaka uwo mugabo washatse ntabwo byemewe muri iryo shuri bisaba kumenya ubwenge ibyo ataguhaye ukabyihigira igitenge atakwanditse ukabyihigira mu buhamya bwiza ishoro birahari by'abagore mu gihugu cyacu ni igihugu cyiza hari ubujyanama mu mirenge hari ahantu hirya no hino wanagishana mu mabanki sako n'ahandi ariko urasanga umugore mu kirenge byaranze bijya kuri atwege wa urahangayikisha abana babwira ibya siko ibya se bari bahari wowe ukaguhangayikisha abana shaka uburyo muri ubwo buzima unyuramo kandi uri umugore w'intwari igihugu kigutunge nk'umugore w'intwari mama yabaye umugore w'intwari batutwumva tubiragishira amapangari faranga rivuye bakishyura minerevasi
aradutangiza abigisha ariko y'umunyabwenge yangishije ubwenge imirenge ifite n'uturere dufite mu gahe gatoya iyo uyimwe muri kumva umumarekere njyewe niceceke ndababaje cyane niba satani amushyira kugira ngo agire uko yigarurira imitima mwagarutse mu izina rya Yesu mwagiye mwese kandi mfite igihe gitongeye kurangiza mu gahe gatoya mama senze Imana iramubwira ngo dore uyu mwana wawe wangiritse gutya abaganga bavuze ni ukuri yarangiritse uyu mwana wamuvamo yarangiritse ntiyashaka ubwonga rwubake ariko nduwiteka Imana yawe Imana yavuganye nawe Imana yaremye ijuru n'isi iravuga ngo ndahiye kubera kwawe uriya nzamuvana mu mumaro nakugiza ngo amen uriya nzamuvana mu mumaro uriya nzamwibahishirizaho nzamuha abahungu n'abakobwa nzamuha urugo rwiza nzamuha umugabo mutoranirije Imana irahira kubera kwawe haleluya mama atahana inyandiko ariko atahana n'ijambo Imana ivuze niba udafite umuryango ukaza ukaba udafite Imana ufite iki niba udafite ijambo Imana yavuze ukaba udafite n'iby'umukuru w'umudugudu ufite iki inama ntuyibamo imiganda ntuwubamo no mu nsengero ntuwubamo ubika iki mu gihugu mama bikisha Imana yavuganye nawe cumi n'ine njya kuba umugore wa kabiri wimureba aho bita ikabuga nyawe n'umugabo urugo rwa rufite umwana umwe na sida umugore wawe wose afite sida bandokiriza kujya kunyanduza baravuga ati n'umwana kandi ni umwanda ariko tukagenda tukamenemo umwanda tukice ariko basanga umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe tureba umuntu witondere kuko ejo Imana irahaguhisha ndashimira Imana twicaye imbere igihisha abanzi bacu umwana ikamubahisha umugambi wawe Imana ishaka nta muntu uzi umugambi Imana ku buzima bwawe wakomeye Imana amashyi menshi Imana ikoresha uko ishoboye ikaguhishanya n'umugambi wawe tubimenye tukumenye aho uzagera tukamenya aho uzaba we twakurangiriza hano ariko Imana yaguhishanye n'icyo uzaba cyo Imana ishimwe ko mu kigereka yaguhishanyije n'icyo uzaba cyo mwikirize ngo amen niba umuhanda nigaragura Imana nzi ko nzafata mikoro iyo barara tubana nayo baraga bamenya ko nzafata mikoro wamara ndangije kare ariko Imana yandindanye n'icyo yavuganye na mawe uyu munsi yaragesohoje mwikirize ngo amen mu gahe gatoya ubuhamya burebure bwo bw'ikabuga hariya kabuga mugabo rumani ntamaze umwaka yinjiranye mu nzu umuntu n'iki umuntu aragusekera mu kandi kanya gatoya akakubwira ati we nakurangiza banjyanye duseka umugore n'umugabo bangejeje mu turamya ngo tukuzanye kukwanduza sida tukakwica baramya ati kandi n'uru wa mbere n'uwa kabiri ijambo ryaravuze ngo umuntu ariko Imana ikamwihorera umuntu aba mu migambi y'ababi agakaza icyaha akiyemeza kubabaza abantu akiyemeza kuba intwari mu byaha ariko hari igihe ntarengwa hari igihe Imana utazayicika umuremyi wawe ntabwo Imana ikira n'umuntu itera Imana ikira aho ngaho igafata umuntu yaremye umwanzuro Imana rero afata umwanzuro kuri finali njyewe ni ubuhamya burebure munsi wo kunyica mu biganiro mu kigo umugore n'umugabo ntatahishe mu mazu Imana itazashyira agaragara mubareke babigambire mu mazu mureke babike ibizira mu mazu dufite abantu bakora ibizira mu mazu bibwira ko bari kure cyane y'ijisho ry'Imana uri kure y'ubuyobozi ariko muri kure y'ijisho ry'Imana baraganira mu cyumba umugore ati kajyana ukica umugabo ati uretse gatoya haracyari kare umugabo yigira inama yari umumotari ukora nijoro abamotari bambabari yegura moto ajya gukorana Imana yamubaza hari abo Imana iri kubara hano uyu munsi ari finali yawe n'Imana nutumva ufite hano uzumvira nzagusanga amageragere naho ndi kujyayo nzagusanga mu matransite no mu magereza ndashimira igihugu cyacu cyiza kiri kutwemera kugira ngo tuba hose mukubera Imana amashyi n'ubuyobozi bwiza Imana ishimwe tuzahurirayo umbwira uti njama ndakuzi Imana ugasima akabarore waruha hari abo turi guhura kandi Imana iri kuvugana nawe ku burenganzira bwawe baraganira bemeza kunyica umugabo yegura moto ngaza kunjyana saa 9 Imana iramubara ageze mu muhanda bakupise umuntu akoze agisita umuntu arapfa Imana ni kugira ngo nagutangira ibitabo ntabwo ari ikusi n'imbeba n'umuntu nawe uriho kuko umugambi w'Imana umuntu amaze gupfa umugore ategeza umugabo ukaza kumwara araheba naho bamujyana kuko yagamaze gukora ndetse agiye kwiruka ubuyobozi bwacu bwiza bufite umutekano igihugu cyiza gifite umutekano kandi agana isi ihagera baramufashe baramujyana baramufunga umugore ategereza yuko aza kumujyana ngo banyice naho Imana hari uwo yatanze njyewe kugira ngo mbeho umugore bimuyobeye ahamagara indaya nabwiye abantu ngo nuturana n'indaya nimutura muri karitsiye irimo indaya nyinshi mugakorera mu gasantere gakorerwamo uburaya
mukaba mu buzima ubone umuturanyi wawe ufite abana bamubanye indaya nyinshi, usenge uhimuke cyangwa abo bakwimuke cyangwa bakire Yesu kuko mwaragendesheje indaya kugira ngo umuntu ijambo ryitwa indaya yemere kurara ahagaze aho abandi badahagaze, arare yihagaze abandi baryama. uwo muntu aba ari ikihe? nta muntu ujya gukora umwuga w'uburaya atari ikihe, ntiwanawushobora. cya mbere umukora nk'ugomba gupfa. cya kabiri nta buzima bagira, nabanye nabo nabayeyo. uburaya bukwambura umuntu, ntabwo utinya umusaza n'umutoya, ntutinya umwana mutoya, ntutinya kuraza umugore umusohokara muri indaya. kandi indaya ni ikimungu, iyo yinjiye mu rugo biba birangiye. nta mbabazi ararya, umuviye murya musekera kandi ashinyika. nta ndaya iseka, indaya zirashinyika kuko umuntu wakagushyizeho ntabwo yaseka. guseka bigira amoko abiri, hari ugushinyika kukunwa kugira ngo ukuremo umubiri, hari no guseka kwa mutima ariko bizera duseka. mwitize ngo amen. ashimira Yesu wambaye guseka bitamushimira. najyaga ashinyikira umusaza w'imviro amumaramo imitungo, hanyuma ni nyirakendo mureke cy'akawunga twirira inkoko sheri, nkamukirigita nkamurya bikaranga imyaka 12 nkamukwambura mama ugahera. hakundi bagutwara umugabo gute? muri gucuruza muri kuyahiga indaya izayamara umunsi umwe. urahuze uyu munsi ikintu cyitwa ziri kuzenyuka, abantu bakabibona nk'ibisanzwe. twahuze niyo umugore amaze gushaka umugabo agira ngo yarafatishe, nta mugore ufatisha ubaho. urakoze kubyumva. imyaka yose mwamara na fiye yagenda bakamugutwara ukajya umureba kwa mama runaka, wewe baramujyanye ikintu cyose ntimukamenyere, ntabwo uruba rumenyerwa. satani yahishuye ibanga ry'ikintu bita umuryango, maze guhamagazwa Imana yambaye mesaje. birangira ngo nigere mbwira imiryango, mbwire sosiyete yitwa bubatsi ngo njye bita umuryango aricyo kingiki. birangira ngo ngende mbabwire ngo bavane uburangare aho ngaho no kumenyerana. numenyera uwo muntu mubana rundi umuharanye, uwo muntu mubana rundi umubona akabona ari sawa, we waramenyereye ahe yewe utomora nafata ibikapu akagenda uzamenya agaciro k'ipantaro mu nzu. urakoze kubyumva. wirata n'abandi urasanga abagore barabahise amaze gutwara yahagaritse, yani ibyo nkwiye ntakaniyemereho, yani iwacu narataba yasaba n'abandi. yewe ni mpamvu mvuga ngo ngewe nubwo gihari komeza umurasa amajoro umutoteza, azafata igikapu umunsi umwe uzamenya agaciro k'ipantaro yabaga mu nzu. umva papa, uwo mugore uri mu yashaje imyuga, hari umugabo azahura nawe amusirimure amukesha, kandi agaciro kawe kari uwo mugore. kuko reka mbabwire, umutima urwaza umutwe ariko umutwe ntiwarwaza umutima. iyo umuntu yamaze kurwara umutima ugahagarara bamwita iki? intumbi. mpamvu ubona abagabo batandukanye n'abagore bagahita babazezeye, ni ukubera ko baba batandukanye n'imitima. iyo umutima udaharura aba yapfuye. ntutekereze ko utandukanye n'uwo mugore wawe uzabaho neza, kuko abagore bose ni bamwe, ahubwo utaye umugore igufu uzasanga undi nyamahoro. indaya irakubwira ati shushu bebe, narabashimashima sheri shushu bebe, kandi ururabo nakurya nagufitiye imbabazi, namara kukumaraho imitungo. kuko burya umugabo udafite imitungo aba ari imbobo, aba ari sezeri, afite amazina twamwitaga mu buraya. hanyuma twamara kumurya tumaze kumurangiza tumusimburanye, ataje kuza yikopesha kuko n'akazi kadakopa, tukajugunyira puperi umugore wacu. kuko umugabo udafite amafaranga ni umugore, umugabo wawe n'uwawe udafite umugabo udafite amafaranga ni umugore gusa. umwanya iyo mumaze kumumaraho amafaranga agaruka mu muryango akagenda yibundabunda aho ngaho, bagutekera agapeti mugasangira kacyayi karwanira n'abana, wari umuherwe uzize gutumva Imana, suzuguritse n'abana wataye imyaka 8. birababaje kwikuraho icyubahiro kandi ubizi neza ko Satani ari wabura ku isi. turakora abademoni baradukoresha, ariko ko nta ntwari y'umunyabyaha iba. naje guterwa inda n'imbobo nihutisha imbobo ya muziki, naduhuriye mu muziki turi kumansura. njyewe ndi umwe mu bakobwa barokiriswe bamansuraga Nyabugogo. ikibazo cyiza cyahereye Nyabugogo bita muri top G. nutunga umwana cyangwa umuturanyi wo mu kibazo, niba hari ibimaso mufite muri Gatsibo, musenge neza, ni mu kuzimu. nk'abagabo bakorera ku mugaragaro, nahakoreye bikiza muri 2000. ndi umwe mu bakobwa barokirise, ndi perezida w'indaya amasita 3. barandukira kuri bana bambonagamo n'umurava, barandobana baramemba.
bamaze gushakira abandi abakobwa bavana mu mazu y'iwacu kirabona bari umuntu abanjye bose bagera bashaka ari indaya ndasheta ntabwo inote nkafata umwana ku ishuri twigana kandi ikiraro ntigifata ikindi kiraro gifata umwana witonda areba wa mwana utavuga uri ku manota meza amwegera nkamugura akarangabombo cyo nkamugurira biswi cyo nkamugurira ji hamwe nibona nkugurira amafaranga nyavana akagatizima ejo uzaza n'akabuni n'agasengeri ubwire mama ko mwana uzasura hari aho uzakwereka hafi inote umuhima narawuyoboje nimubaze umugore witwa nimubaze umwana witwa urangacama muzasanga ikigo cya Muhima nasoje 2006 nta mwana twasozanyije amashuri muri 2006 nasoje FCCA nta ufite icyo aricyo muri iki gihugu cy'u Rwanda kubera murabagore ku kigo cya Muhima naho bitaga Kimisagara naho bitaga hose za Gatatu twararangiye natoje Muhima turambuka tujya Gatatu tujya Kimisagara nubona umwana umwe yananiranye mu murenge muzarebere Satani amaze kuzana ikintu igitekerezo kandi kizagura Satani ntabwo yakwiga umushinga nawe azi kurokita ndatoza ngeze kugeza nyine agapira nk'abandi bana saa yine twari dufite icyobo twacukuye inyuma ya tuwarete y'ikigo saa yine twajyagamo n'abafite urumogi muri marete mfite itsinda ry'abakobwa n'abahungu dusangira urumogi tugahita tunasambana mwese ati umuhungu bahita basambana iminota 15 nk'aba tumaze kubona urumogi no gusambana twagira mu ishuri tunayatumana tica kiye twabitaga abamezi yakwandika umubare ukabona ni ikintu cy'igihugu kiriho kugenda wibera muri singi nawe ugasana abanyeshuri bamwicaye imbere barangiye igihe kimwe ndabyibuka umuyobozi dufatikanyije ibiterane ndashima Imana ko icyo kigo cya Muhima nanjye ni umwe mu bayobozi bafatikanyije abo gutegura ibiterane dukora n'ibiterane bya buri mwaka iyo ikigo kirangije abanyeshuri bane boys secondaire umwarimu twarafashe tubamufashije muri tuwarete kubera ko baduhugura kumwiriza n'umusozi tumusiramo amabuye umunsi nasoje nahise itsinda ry'abanyeshuri twagombaga guha umudamu watugendagaho cyane burya mu bametero zabamo mama bafite inararibonye yo guhora bahugura iyo uhuguye umwana wananiranye agufata nk'umwana twamupfunyikiye kado y'amabyi twafashe ishashi buri wese arituma dufata ishashi y'umukara dufunga kado neza turayifunga habagaho icyo bita igitaramo cyo kugira ngo abantu basoze amashuri abana bagiye suziyeri tugira mama yapore tunakaraga ishashi y'amabyi turayirimo yicaranye iyo kado ngo bibiri bikuruka n'abarimu bageze mu bwabo abayobozi bicara ugateka icyo kintu abana bagwaye ni igituma cyacu ugasanga ni amabyi twarananiranye turi Kihebe njyewe banza kwishyura umuryango w'abarara bashaka gupfumura amazu mu mujyi wa Kigali njyewe napfumuraga amazu y'umwana imyaka 12 abarara barandoka ibita mu gihugu cy'u Rwanda barambwira ati wowe twagukoresha kandi ugakora neza arandoza 12 twakoreshaga ibiki ni mu mureke tuba turi kumenya amabanga y'abadayimoni ku gasozi ntabwo Satani yamushyira ko turi kumenya amabanga y'abadayimoni ndagira ngo mbwire abaturage ba Gatsibo Yesu ashimwe abafite amaduka Yesu ashimwe mujya musanga bayambere iyo umwana ashobora bashaka aho ngaho ubundi iyo twajyaga kumenya iduka twari dufite ibintu twahubiraga mu mazuru y'ubu buriya abazamu bagira amasaha basinziramo iyo yicaye ku iduka ryawe saa 3 saa 9 saa 9 saa 7 saa 9 aba yasinziriye uretse niba yonyine niyo idasinzira ariko umuntu wese arasinzira agira amasaha y'igikozi kimutwara tukaza mu mazuru y'umuzamu n'akanwa tukamuhuba muri ibyo byuka byamwicaga iduka tukaritumura sinzire kandi ari umuzamu usanga twariranye mu mazu twahumuraga nta kirazira kumurara cyo gukumura inzu atayisuye twayisuzaga abana banyu bataba mu mazu bamuhereza ku muturage nk'uriya twese tugenda dusura icyumba cy'umugore n'umugabo ubaza abantu icyumba cy'umugore n'umugabo ugenda ushushanyijeho akantu k'agakaramu cyangwa akantu k'agakara akagisura abana bakakimubwira akaza akahashushanya akagenda akatwerekera aho barara tugakora inama yimbitse nta kintu umurara akora atakoze inama abo barara mufite muri iyi Gatsibo bafite perezida indaya zigira perezida imbaho zikagira perezida bagira amanama yo gukora udutsiko dukora inama tugakora inama umuturage amasaha abasura bibamo banyerondo banaduteka b'igihugu cy'u Rwanda biba kuva saa 7 kugera saa 9 aya masaha yo gupfumura amazu no kwinjira mu mazu amasaha yo mu nzira bakuriramo abaturage ni ukuva saa 9 kugeza saa 11 baba bari mu mazu ndikubaraburiza mwabarara mwe ndikubaraburiza narabaraburiza imyaka yanjye 12 tukambara imyenda
twagendanaga ibikoresho by'akazi. Hano hari umutekano wuzuye kandi kiri igihugu cy'amahoro nta muntu ushinzwe kwigaragambya. Imana idutabare cyane. Ibyo utumva uzabyumva mu izina rya Yesu. Twikomereze mu izina rya Yesu. Twamenye amabanga y'amadayimoni, ibyo bapuritse mu bantu, ibyo bapuritse mu bantu turabitwite mu izina. Turabitwite mu gihugu cyacu iwacu cyo mu isi. Twakumena amabanga yo kugira ngo isi basare ubukene. Ntabwo babyumva rero. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Mugabo ko nyari masa y'ibintu zabikomezeye. Uko twakumuraga amazi ibintu zabikomezeye. Hanyuma twegera abantu. Twagendaga mu masaha y'isa sita na 40 hagati ya saa sita n'igice na saa sita na 40 twabaga duhagurutse mu itere twemeje guhurira aho bitewe n'agace turi bwire. Cyaraziraga ko turatuza kumuye amazi 5 muri karitsiye. Twayapumuzaga iki? Twayapumuzaga ikiringiti, kino kiringiti cyitwa rufuku, bino biringiti byanyu mugira. Tugakubita y'ipingu. Twagendanaga ibikoresho ibi. Igikoresho cya mbere ni ijerekani y'amazi n'ibase, n'iby'abantu bapfumura amazi bagendana. Igikoresho cya kabiri ni itindo. Igikoresho cya gatatu ni ikiringiti, bino biringiti mubona bya rufuku. Iyo umurara yakijanditse mu mazi akagishyira hejuru ku ibati, imisumari igwamo atavuze. Niyo waba uri maso umusumari bakuriye ku kiringiti n'iwawe, mama bagusangamo mu nzu. Nari mbizi rero. Kandi ubugingo n'ubu tekiniki gikoreshwa na yizi niyo ngiyo y'ikiringiti kuko ndabasura kandi mbana nabo. Kiringiti bidaje mukanda kiringiti cyane bishaza byo mutwika murenge ngo barara akazi bajya kwiba amaso ariko banaguze n'ibintu bigiye bitajya amafaranga. Kugira ujugunye ikiringiti cyashaje agaragara kagizwe nawe mu gihugu ubuhaye bazapfumura amazu akazi cyangwa wahaje bazakoresha ku kazi. Itindo rero twafata ijerekani y'amazi tukamena ahandi umwana yadushushanyirije. Twamara kuhamena amazi tugafata ijerekani y'amazi tukasuka mu ibasi, tugafata ikiringiti tukajandika. Twamara kujandika ikiringiti tukagifata tukakirambura ahandi wa mwana yadushushanyirije, tugakubita itindo ku kiringiti cyuzuye amazi. Ryataka rikamanukira mu mazi, kuko itaka rimanukiye mu mazi n'ibivuga. Naho turi gukubitira ku mazi ku kiringiti naryo niyo ari buvuge. Icyitonderwa nta gukuramo amatafari menshi yaje gucuka umwobo muri keretse abaruri. Ubundi muraranya wakuramo itafari rimwe. Amazu yubakisha amatafari hanyuma amatafari ya rukaragara, itafari rimwe aho rivuye umutwe urinjira kandi aho umutwe winjira urimo rwose urinjira. Ninjye binjizaga, ninjye wari ikihebe, ninjye wari ufite ijwi riteye ubwoba riremewe. Ninjyanaga ibikoresho bitatu. Amazu yose namenye twamenye mu mujyi wa Kigali ninjizaga ibikoresho bitatu mu gihe cyanjye cy'imyaka 12. Igikoresho cya mbere ni itoroshi ryaka cyane, igikoresho cya kabiri ni icyuma, igikoresho cya gatatu ni avoka. Avoka zino zitayeza agacumu igira ngo na gerenade. Iyo umuntu yumva wewe wamwibuka murambi agira ngo ni gerenade kandi ari avoka. Abo bana bari kubasanga mu mazu bakabereka ngo ni gerenade, mukanguke murebe n'amavoka nabaramurije mwabana. Neganya ko nataruka mbona avoka namwereka icyuma. Iyo ninjiraga nabaga nambaye ikintu gipfuza mu maso kigaragaza amaso n'amazuru gusa n'umuntu. Kandi ninjira hasi ngo ku rugero rutari rwinshi kuburyo ntari buzanzengere muri mwana y'umuntu. Kuko niteguye kurwana nawe nutanyica ndakwica. Iyo ninjira ku mugenzo ni wahitaga yinjira inyuma yanjye, twitaga mu nzu yawe ku cyumba cyawe turi babiri. Iyo wafatishije icyuma cy'umugore n'umugabo inzu yose uba wayifashe. Twana gufata tugahita tukumurika itoroshi mu buriri we n'umugore wawe. Nkahita mubwira ni twahageze watwumvise. Umuntu wese akanguka uko abyumva iyo byibutse umuntu asigaye kirasirasika. Uretse akanguka agatubwira hari ukanguka turi Mana y'u Rwanda urakoze kutuziye. Hari abakangukaga bitewe ko baraye, hari abaraga batonganye batukaga akajya mu mugenzi w'umukanze tukagukangura. Nta nzu namenye nigeze mena twigeze tumena ngo tuyibe umuryango usinziriye. Itegeko ry'abashora rya mbere nuko bagukangura bakagusinzira, bajya bakwiba ugisinzira n'abasevire nta mushura wiba umurasinzira. Tukagukangura itoroshi yacu navuga nkafata avoka nkamera nkamurika itoroshi nkajya mwegereza umutwe cyane cyane umugabo kuko niwe ndwaye. Umugabo nkajya negereza avoka nkamubwira ni umenya umutwe itari gerenade, akambwira ati fata icyo ushaka cyose ariko ntumenye umutwe. Akaturangira urufunguzo avoka imuriho, uwarangira urufunguzo ari inyuma yanjye, agafata urufunguzo rw'icyumba agafungura, inzu yose bakayifungura. Abana dusanzwe twabashyira munsi y'ibitanda, abadafite munsi y'ibitanda twabashyira munsi y'amatera, abandi tukabahuza n'ibibambasi. Umugore n'umugabo bafite
igitanda twabashyira munsi y'igitanda ntitwibaga inzu muryamye ku gitanda n'umuseviri babashyiraga ciri muhoberanye aho munsi kandi namwemereye kuvuga itoroshi bamunitse inzu tukayisahura kirazira ko umurara yibaza afite aho abiga ibintu yasahura tukayisahura twari dufite ikivugirizo tuvuga barangije gusahura bahita aca nk'aho wa mwobo ugasohoka abandi nabo tugahita duhura ukavuza induru igihe cyakurenganye dore ngari nk'uko ubuzima nabayemo mfite imyaka 12 tugenda amabutike tukiba tukayarangiza amazu tukayarangiza nta muntu nishe ntawe nateye icyuma niyo nza kugibona icyuma mbanara bivuze icyo nabakandishaga abaturage bose ninjire mu mazu yabo uyu munsi ninjire mu mazu yabo basaba imbabazi ndashima Yesu ko narwanda amabutike namenye nasabye imbabazi amazu y'abandi mugasata namenye no mu muhima nasabye imbabazi ndashimira Yesu wambaye umutima wo kujya kuba bari kuza imbabazi kandi babarirwa Imana ibahugisha mu izina rya Yesu yemwe bafite inyota y'ibyaha nimuze nubwo wabibandi nubwo waba umucama nabaye mwikarago mu mujyi wa Kigali nakaragiye mu buzima banyita mwikarago biranga nakarazi isura igeze ahirabora banjaga baduha ibitabo amatipe twasagaga ngo tubari ku tubyiniro bakatujya ngo turi ibironi turi ibivoka turi ibitunda wajya ugera kumbura igikorwa cy'igitunda cy'ikineke kumbura ikineke ya abatipe baduha ibitabo badusambanya ariko byose biranga bisoza nkwisinda imyaka 15 bisoza nkwigiye munsi y'ikiraro cya Nyabugogo bisoza nta muturage wanica umunyarwanda avuze ngo wigize agateba agira ate nushaka ko tukuvuge neza nawe uzakora ibyiza biravye ngo ugize n'uzemerwa ushaka ko tuvuga neza ibihe bikufite imyitwarire yawe Kristo uzabawe rubyiruko imyitwarire yawe imibereho yawe intekerezo z'ibitekerezo Kristo icyo uzaba cyo nushaka ufite amashuri nushaka ufite lisansi utekereza bikuganisha wowe ugomba kuba ugiye gusengera abantu bine nzakomeza uyu munsi wa none ndunzwe n'umugabo twavanye mu bubobo yari imbobo nane n'indaya hanyuma imbobo ziramugerageza harimo na Pastor Theogene baradushingira bashingiye kuwa kane njyana kuwa gatandatu reception yacu yakozwe n'urumogi na kanyanga umwana ava kuvuka bamwakirije urumogi na kanyanga umwana gusigeze mose usigeze guheza yarezwe n'urumogi na kanyanga ubagize imyaka 20 ngeze mwe mfite 35 umugore ufite imyaka 35 umaze imyaka 20 mu rugo ufite umwana w'imyaka 20 utekereze nawe ubyaye ibyaro 11 hariho abana bane bonyine abaganga barakoragoza abaganga bambyaza ku muhiro bambwiye ko uburyo abagore babyara umugore uburyo abagore bemerewe kubyara muri bye nta buriro bwarangiriye mu burara ariko mu Mana yavuganye na mama haleluya muri cumi n'umwe Imana imayemo bane b'ubuhamya n'abana b'ubuhamya uzansange wenyine mubwira ubuhamya Imana ihimbaza ni Imana y'inyangamugayo ica mu bitari ikabyaza n'ibintu bikize ngo amen haleluya Imana irahambaye uwo mugabo ufite mama music aramuzi n'uwo mugabo Yesu yavanye n'umugabo Imana ishimwe arakizwa urabona umuvuga butumwa dore yanyambitse ndabikize ngo amen ni niga yanjye iyo turi mu rwanda bagati baby ni nanjye niga wacu mu rugo ni sawa ajya tukirira bakari tukimana yakunze abandi bise cyane inigita tukarangira iwacu turi amahoro nta bintu byo kwibabaza twana papa yitwa bihagije imvune z'agasiba Yesu yarasitije ibintu byo gukangura umutware undi muntu mujyani oroha Yesu n'umwami ugiye gusenga Imana ugiye gusenga wese yego wumva Yesu umwami n'umukiza w'igihugu haleluya ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko umwana n'aba batura uzamuzature haleluya tugeze mu mwanya ukaze mpamvu Satani ari kurwara Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe amen Yesaya atanze itangazo mu ijambo yavuze ngo yemwe abafite inyota nimuze mudafite ifeza zashiranye nawe nazi ni iki gitumye umaze imyaka ingana gutya ugura ibyo kurya bitari bya nyakuri abagabo baranguze umusitari midai ikaze ndamenyekana banyita cama mbibandi maze gukiza 7 amabandi bayarashe 2008 barayarasamye kuko ayo yose twabana abana yarashakanye bayiriza ku gasiba aho bibiye bakabiriza muri karitsiye bagakura intumbi zabo ku munsi w'umugoroba bijyaga barara bose babire ndashimira Yesu ko ntarashwe mu mabandi y'umujyi wa Kigali
Yesu yarazi ko nzakora umurimo. Ayo mahirwe ufite aba yafite mu yarindi ariko utarayabona uyu munsi ni wowe wawe kuko Yesu yamuteguriye agakiza. Imikirize ngo amen. Hano hari umuntu witeguye kwakira agakiza gakiva ku muntu nazamure gutya musengera Imana. Nababonye mukomere Imana amashyi. Abana batoya kuva ku myaka 12 niwe wenyine wemerewe guhagarara. Abadafite 12 mu ntebe ariko abandi bose ni muzi. Nimuze mu buryo kujya bitari cyane. Mu buryo kujya byanya kuri mu buryo bitari byanya kuri. Niki gituma mu buryo butabifeza. Mu buryo kujya bitari byanya kuri. Ko yemwe nimwumve nimuza aho nimubone kuba ubugingo bwanyu bwishimira mu gihugu. Nimutambuke muze basenga. Nimutambuke. Nimuze murore Yesu ni mwiza. Muzika